ntabwo nari kujya kuko bari kunyica kuko nyine inda yari ibaye nk'amezi 8 kubera ko nari maze gusambana maze gushaka ibikoresho byose maze kubibona njya mu rugo kubera ko benshi baba bakuzi kuri indaya ntabaguha akazi. Ubwo se ntibituma murangwa n'ibiyobyabwenge cyangwa n'inzoga? Inzoga ziturazimu. Ni uko uzikunda cyangwa kugira ngo wiciye mu mutwe utaza kubabara? Ni ukugira wenda hari nyine kuko ubikoze utanguye ku nzoga agahinda kakwica. Arushaho kuza yasinze kandi wabikora utanguye ku nzoga nawe. Uraga nsenga nkanerekwa. Warerekwaga? Najyaga mu byumba kwa gatanu n'injoro nka saa moya no kwa gatandatu nkajyayo nimugoroba no ku cyumweru nkajya gusenga. Kuki uteretswe ko ugiye guterwa inda? Wari nuko wavuye ku Mana utagisenga? Kubera ko What's up ladies and gents, dear viewers ba Neto Leagues TV, mbahaye ikaze mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hatandukanye. Nibwira ko aho ryarasiye muri iki gitondo ryabasize amahoro, ryanabasanze amahoro, aho rirengera namwe mumeze neza, amajyepfo amajyaruguru, Kigali, Siri ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese mbifurije ibihe byiza. Iyi ni Neto Leagues TV nkuko maze kubivuga, ijwi mwabyumvise ko ndi Lucky Van Rukundo. Murabibona ndi kuri gare y'akarere ka Rusizi niho mperereye. Ahangaha impamvu mpari ndi hejuru yaho nitsimbye kabisa, nitsimbye. Hari umubyeyi w'imyaka 18 maze iminsi ndi guhiga kugira ngo aduhe ubuhamya bufashe urungano rwe. N'ubuhamya bubabaje bukomeye buteye agahinda rwose, bukora abantu ku mutima cyangwa se ku mushaha, kuko n'ubuhamya bw'umwana watewe inda afite imyaka 17 ashutswe n'umugabo nyuma yuko ngo yarasengaga cyane, yajyaga yerekwa, yarafite impano yo kwerekwa ibintu bizaba nk'ejo, yari bita abasiya cyangwa se abareba imbere, ariko azaguterwa inda ari hano mu Kiboyi, birangira bamwirukanye ataha ku ndaya. Muri iryo joro ahita yinjira umwuga cyo kugeza ubwo habaye indabyarira mu buraya, afite umwana w'amezi 2. Ukuntu yirwaga ku gasi kambyite gutyo mu mujyi utari niwabo ko suwi Kamembe, akarara ku ikarita, baze kurara ku ikarita kumwe n'umwana w'amezi 2, ntacyo kurya ntacyo kunywa. Ibi bantu bava ngo umwana ngo akeneye igikoma, ngo akeneye iki, ntabyo ari ukubyumva mu makuru gusa. Tumaze iminsi rero tumuhiga ngo tewe twamubona, kumubona bigoye cyane ko n'ubundi n'aka kazi aracyagakora. Rimwe usanga yagiye, irindi ugasanga afite umukiriya, irindi ugasanga mbese ari busy cyane, ku buryo noneho byaye ngoma ko tujya kumutegera ahantu ajya atashye. Nibwo tuganiriza neza cyane, kabisa. Hanyuma rero ndamubona arimo araza, ndabona muraza ubwo katurere ko tujya tukavugana kugira ngo aduhe ubuhamya, atubwire uko byagenze, atubwire uko yahuye n'uruva gusenya ndetse n'ibisomo yakuyemo n'icyo akeneye, cyane ko inkuru ye niba uko twayibwiwe ari koko muze kwihangana abantu murira, ntimuze kurira cyane. Amakuru wima uratashye, uvuye hehe? Uvuye kureba akantu hari hirya. Uvuye kuri akantu hirya aho ngaho. Turi Neto Leagues TV rero, njye ndi Lucky Van Rukundo, ndashaka ko tuganira agahe gato cyane, ukatubwira ku bintu bikuvugwaho, duha ku buhamya cyangwa se ku makuru yawe ngo bifashe n'abandi. Hari icyo tuganira agahe gato cyane? Murakoze cyane. Hanyuma twemereye ko tuganira, uratangiye twibwira? Nitwa Uwimana Rusi. Uwimana Rusi. Wima uruwa hehe? Iwacu ni Gashonga. Iwanyu ni Gashonga. Hanyuma uri hano i Kamembe? Ndi hano i Kamembe. Wamaze igihe kingana iki Kamembe? Amaze umwaka umwe. Umwaka umwe. Hanyuma nk'uko wamaze kubitwemerera, tujya kuganira duhe ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo ndetse no kuntu haje kubigwamo n'icyo byakwigishije. Turaza gutangira utubwira waje i Kamembe ute, uje gukora iki? Naje i Kamembe uje gukora akazi ko mu rugo.
Waje gukora akazi ko mu rugo? Nari nje gukora akazi ko mu rugo. Hanyuma warakabonye? Narakabonye. Uragakora? Naragakoze. Ubu baguhaye amafaranga angahe bwa mbere ukigera Kamembe? Baguhaye angahe? 8. Ibihumbi 8. Ninde warukuzanye? Njye wari ucitse nari nizanye. Ayo makuru warakuye he ko Kamembe haba akazi? Wasanzwe uhagera? Sinari nsanzwe mpagera, narabyumvaga. Akazi ko mu rugo wakamaze muri kingana iki? Nakamaze n'amezi 5. 5. Ugakurwamo n'iki? Nuko ntwite. Hanyuma waje gusamira inda mu kazi ukigera ufite imyaka ingahe? 17. Ufite 17. Byagenze gute ngo twarinda? Baranshutse. Nta bantu bagushutse? Yari umusheri wawe? Yari uwakubonye muturanye cyangwa n'uwo mwahuye gutyo gusa? Bahuye gutyo. Akubwira ko? Nyine yarambwiye njye kumusura, njya kumusura nyine twita tubikora. Bwari ubwa mbere usaba bikoze? Hanyuma wamenye gute ko twiterera kurumva ukiri mutoya nta n'amakuru ufite? Wabwiye n'iki ko twite? Aho ngaho nakoraga nibo babimbwiye. Wewe wari utabimenye? Ntabwo se wamenyaga ko wenda tutakijya mu mihango wumve ubuzima bwahindutse? Narabibonaga ariko sinabyitaga. Nkabyitagaho. Ubundi mbere yo gucika mu rugo wari waragarukiye mu kangahe wiga? Mu 6 primaire. Impamvu nembe kwaje no ko hari ibyo umuntu aba wenda azi gakeya cyangwa se amenya. Bakubwiye ko twite noneho byagenze bite, wabyakiriye ute? Narababaye nyine ndangije bahita banyirukana, ubwo mbikirara gutyo. None se uwagutenda wari wamumenye? Nari muzi. Wagiye kumubwira se ko yagutenda? Nyine nagiye kubimubwira nsanga yazanye umugore. Ariko arabimubwiye n'ubundi? Nabibwiye umugore kuko nari mpasanze. Ubundi se bakikuba ko twite watekereje iki? Ko ugiye kumubwira mu kabana ko agiye kugwa amafaranga ukayabya cyangwa kuzayikuramo? Wowe mu mutima wa mbere ko ujya kumureba bari gutekereza iki? Natekerezaga nashakaga ko amfasha amafaranga agurira umwana imyenda. Hanyuma ugeze usanga yazanye umugore. Iki gihe agushuka nta mugore yagiraga? Nta mugore yagiraga, n'umusore. Umugore we abagore muragirana amashyari majya mahane, umubwiye ngo umugabo wawe yantenda, umugore we yabyakiriye ate? Yarababaye. Yagufashije iki? Yarakubwiye ati vaha? Yarakubwiye ngo kiramutegereje? Yagufashije iki? Yarambwiye ngende nzamushake nyine. Uzashake nde? Nzagaruka kumureba ahari. Hanyuma ubu uratashye? Watashye ko yarakwirukanye? Nagiye gucumbika ku ndaya. Ku ndaya. Hanyuma se mu rugo iwanyu kuva wabacika ukaza i Kamembe kugira gutera inda, warabwiye ko basubi Kamembe cyangwa mwa mutangira kuvugana? Twajyaga tuvugana mubwira ko ndi Kamembe. Nashakishije. Bagutenda noneho sasa warabibabwiye uti bantenda? Ntabyo nababwiye. Warabihoreye? Watekereje ko mu rugo barabibyakira bate? Umaze gusama mu rugo mvishe barabyakira bate? Ntabwo nari kujya kuko bari kunyica. Mufite abandi bana mu rugo? Cumbitse ku ndaya. Turagenda gato y'ijambo kuri cyangwa se ku yindi. Indege yari ifite amezi angahe nimba rubizi? Yari nka 3. Izo ndaya se nk'abanga muziranye? Ntabwo twatuziranye, twahuye gutyo. Kapo nyine tuhita tujyana. Hanyuma se ntabwo nk'umuntu avuye mu cyaro watinyaga inda avuga ati zankubita nashyitseyo? Dushyitseho nyine ambeshya ko acuruza abiwabo. Nkashyitseyo nkasanga abasore bari gukina amakarita bari kumwe, nkaguma gutyo nanjye nyine aranyigisha nkora umwuga gutyo. Abo basore wasanze bo bahari babaje batabana ariko bari butahe, barakina. Ugezeyo rero nk'umuntu uzi ko utashye mu rugo, uzi ko utajya ku mucuruzi, ugasanga wisanze mu bataramu bari mu makarita, ntabwo agize ubwango ngo uvuge urashaka usubire mu hanze cyangwa byagenze gutyo? Ubwoba ariko kubera ko bwari bwije narabyihanganiye. We se yarazi ko utwite? Ubundi kuki yaragufasha? Yarakujyanye hehe? Kubera ko nari mubwiye ko banyirukanye mu kazi ko mu rugo, ntabwo nawe yarazi ko ntwite. Bwari ubwa mbere se namubonye cyangwa wowe wasanga basumuna muri quartier? Byari ubwa mbere nari mubonye. Nk'iryo joro rya mbere wenda ntawe uza gutinda, ariko mw'iryo joro rya mbere usanze gukina amakarita, abari batetse barakunywa, byari bimeze bite?
nasanze hari ibiryo baranabibanza arya kubera ko icyo gihe kwa Kwasa bari bagikora nyine haba n'inzoga ndangije turarya tumaze kurya tujya kwa Kwasa nyine arabyina turangije turataha tujya mu rugo. Mwatahanye muri babiri baba basore cyangwa abagabo baje kwitahira bo nta kibazo? Abo basore bari batashye ariko hari abandi babanaga. Abandi bakobwa? Abandi basore babanaga kubera ko we yambeshyaga ko abi wabana acuruza kandi aho yabaga nawe yari ku basore babiri yari acumbitse. Mwatashye ku basore babiri namwe muri babiri, hanyuma mwatashye nka ryari ubwo? Batashye nka saa sita z'ijoro. Wari usanga umenyereye gutaha amasaha basi cyangwa tutuye byakwishe mu kabari? Ubwo tugane mu kabari wari umeze ute? Ari kubyina, wari uri kunywa inzoga, wari ufite ibibazo bakwirukanye mu rugo, wari gutekereza iki? Ntabwo nari ndi kunywa inzoga kuko sinayinywaga. Wari uri kunywa fanta? Nanyweye fanta. Hanyuma watekerezaga iki ubona ibyo biri kubera aho ngaho? Nyine narabibonye ndavuga ati nta kundi nisanze mu buzima bubi ndabwihanganira kugira njye mu rugo ntotezwe bakubyihanganira. Mwari mutaraganira ngo umubwize ukuri ko utwite nawe atarakubwiza ukuri ko arinda yaba ku basore? Hanyuma muratashye nijoro saa sita, mwasanze abasore bahari bari bagiye? Twaratashye nyine nsanga ba basore barahari, nsanze bahari umwe turanarwana ngo ntabwo ushobora kuryama tutararyamana, turarwana bigiraho nyine aciraho ijipo birangira n'ubundi turyamanye. Ubwo bwari ubwa kabiri cyangwa ntagutenda mwongeye kujya mubikora? Wanenda ari twaryamanye ntenda birangirira aho ngaho. Ubwo umusore agusambanyije basi bakubwiza ukuri ko ari ubuzima babayemo cyangwa wahise uryama gusa birarangira? Nahise ndyama nyine bukeye, abaturanyi bari baturanye bari bo babimbwira. Nese bwakeye bajya he? Bwakeye muhaguma mwese cyangwa barigendeye usigara wenyine? Twarahagumye twese hamaze iminsi, nkajya nsambana nyine nshaka amafaranga nkajya gukodesha iyanjye nzu. Yanda se mwabanagayo byagenze gute? Ariko ntabwo mwashwanye nuko abonye ubuzima ari bubi uragenda? Nabonye ubuzima nari mbaye mwaho ngaho bubi mfite nigenza njya gushaka iyanjye nzu. Kuki utatekereje kuba washaka nk'abayobozi wajya kubaza nk'abantu bo muri famiye ngo urebe umuntu turi ikibazo cyawe? Nabonye ko ntawe nari gutakambira ngo anyumve bitama gushaka iyanjye nzu. Hanyuma mu rugo niwe mukuru uri muto, abavandimwe bameze bate? Njye mukuru. Niwe mukuru, nta muvandimwe ari kubibwira? Nta n'undi muntu wisanzuraga mu muryango basi ku buryo wamutura ikibazo cyawe? Kuko nyine inda yari ibaye nk'amezi 8, kubera ko nari maze gusambana, maze gushaka ibikoresho byose, maze kubibona njya mu rugo. Ngiye mu rugo ndavuga ati sinashyika mu rugo banyica njya kwa kaka. Nditse kwa kaka sogokuru ati nta kinyenda dushaka hano njya mu rugo. Nditse mu rugo nyine bakajya bantoteza. Ndahaguma birongera birancanga nongera nigarukira Kamembe, ngiye kubyara njya kubyarira mu rugo. Uraje muri ako kazi k'uburaya hahoramo ibirara, abasinzi, inda y'abagenzi bawe, kandi wari utwite. Ntago byabangamiraga kuba utwite babe bagukubita mwarwana? Byarambangamiraga ariko nkihangana kubera ko nasume nta n'imyenda nari mfite mpfa kubikora nyine. Ntabwo wigeze uhohoterwa ngo bakubitwa gutyo? Byarabaye. Washakaga ubushobozi bw'umwana birumvikana, ariko abagabo ntabwo babona ko utwite abo bakiriya cyangwa abandi bantu ku buryo bakwanga cyangwa warababeshyaga? Barabibonaga. Bakaza kandi utwite? Ntabwo basaga ufite ko byakangiza nk'inda ikaba yavamo? Kubera ko navuga ati nta kuntu ndi bujye kubyara ndi bujye mu rugo ntasume nta n'imyenda y'umwana, gapfa kubikora nyine nkihangana. Urabyaye ugiye kubyarira mu rugo, hamwe wabaga i Kamembe gukodesha inzu urahita uyigendera? Nahise nyita njya mu rugo. Ugeze i Kamembe, ugeze mu rugo ni Gashonga, bakwakiriye bate? Wari warahavuye gutoteza, noneho ntabwo bavuga ngo uva hano? Nashyitse nyine ndahaba
papa akantoteza aceceka nkatuza nkamureka bakantuka nkihangana. Mbyara nabwo nanabazwe nabwo nyine nkomeza kwihangana kuntoteza. Bigeze aho mbonye ko wenda hari nakiyahura cyane kavuka mu bindi bibazo mfite ncika n'undi nizirika ibindi maze kubyara. Umwana bwo arafite igihe kingana uzi Kamembe? Naje Kamembe umwana afite amezi 2. Basi sari ufite mituweli n'umwana ayifite? Mituweli yo nari narayitanze nyifite bitangira n'umwana nawe yarayifite. Nabazaga nti umugabo wawe wagiye kumureba umuga ko wabyaye ntiyongeye kugusubiza cyangwa wakubwira ati umwana wanjye meze bite? Ko yambwiye ko umwana mwemera ariko afite nawe afite umugore utwite ugiye kubyara nta mafaranga yifitiye kandi arakodesha. Ndangije nyine mureka gutyo ajya njya kurara ku ndaya wenda twakundanaga maze kuba indaya twari tumaze kumenyana. Hajyayo nkaryama ntabona amafaranga wenda hari ngafurira n'umwana haba nka nimugoroba nkitemberera naza nkiryamira. Kuri iyo ndaye ntago seza bangamirwaga no kwenda ufite umwana ashobora kurarira gutyo? Kubera ko afite icyumba na salo nararaga muri salo. Wari wasuye mu buraya ufite n'umwana? Najyaga mbikora. Wenda biba bikomeye ariko se umuntu no kwibaza basi wabonagamo amafaranga atuma ujya cyangwa kugira ngo gusa urebe ko warupfuye no kubona n'ukurya? Kubera ko naho nari ncumbitse iyo nabonaga nk'igihumbi twaragisangiraga twese tugasaranganya. Kubera ko navugaga atancumbikiye nimwihenuraho aranyirukana. Mbaye aho gutya nyine ndangije bigezeho ubuzima mbonye buncanze nsubira mu rugo. Umwana yanganaga gute ubwo? Umwana yaramaze kugira nk'amezi 9. Ntabwo usigize ubwira mu rugo ubuzima buba mw'ikameme ngo bakugirira impuhwe? Regaga buriya umaze kubyara biba byarangiye nta ruvugizi ugifite iwanyu bataye agaciro. Wa mugabo kugeza naho ngaho nta kintu agufashaga? Byanyoherezaga amafaranga nka 2 cyangwa 3 byo kugura umwana isukari. Ariko se wabonaga mu by'ukuri mugana ari ubukene butuma atagufasha cyangwa nuko atashaka umwana? Umwana we yaramushakaga kubera ko nabo bari bazi ko yanenda. Ubwo n'ubukene yari afite. Hanyuma uraje ugarutse mu mujyi wa Kamembe, hanyuma umwana umusize mu rugo none tugeze ubwo ngubwo, kubera icyo upanze gusiga umwana byagenze bite? Kubera ko nabaga mu rugo pe nkora buri kimwe cyose. Nabwira ati rero mushaka uburyo ki ngurira isukari umwana cyangwa isabune y'umwana ati sangwa waguteye inda. Nakambara ku gitenge cya mama ntibakimpe ati ambura icyo gitenge najya wenda nko gukingiza umwana nkarinda aho njya gutira. Mu rugo baranze kubyumva n'ubu ngubu. None se kubasigira umwana ntabwo cyo kibazo kurusha uko bari kumugumana ntabwo wenda wumvaga ko bashaka kumugira nabi? Kubera ko nabonaga nyine byanze nawe uzatereka musige. Naramusize bijyaho nsubirayo kumureba. Umwana agiye kuzuza umwaka niho nagiye namusiga mu rugo nsubira kumusiga mu rugo. Umwana w'umwaka umwe waramusize. Hanyuma uba afite igihe kingana iki? Uba harafite nk'umwaka n'amezi 2. Noneho ubu hani Kamembe ukora iki? Ukora uburaya. Akumva ko yakora ibyo akora nta kwishyure mukaba mwarwana bitewe n'uko wishakira amafaranga cyangwa uvuga ati nshaka amafaranga akoreza umwana abona isukari. Mu buzima abayemo wenda si bwiza sinzi n'uko ameze mukaba mwarwana nyine. None se basi urayabona nta so kwivunikira ubusa? Wenda hari nshobora no kuyabona cyangwa se nanayabona. Nese wumva uzabibamo kugeza ryari? Bonye amafaranga yo gucuruza nabivamo. Ubwo ni nkangahe wumva wakenera? 50. Wa mugabo ajya kubaza ati umwana wanjye ameze ate cyangwa yatereye iyo ntago bikubaza? Ntabyo ajya mbaza. Umugore wese mugiye muhura we?
ntabwo tujya duhura kuko baba mu cyaro mu Gishoma. baba mu cyaro mu Gishoma. Umuntu noneho aribaza mu rugo ko bazi ko wataye umwana wabasigiye umwana, bazi ko ukora iki? Wababwije ko noneho ko ukora uburaya? Baje kubimenya nyuma yaho. None se ko wumva mu buraya nta mafaranga arimo kandi ukaba wahuramo n'ibyago, kuki utajya ushaka akazi ko mu rugo kaguhembaga 8, 10 ngo basi ariho ubonera ubushobozi? Kubera ko nyine umuntu wese wagiye mu buraya biba byarangiye, kereka wenda abonye nk'akazi ko gucuruza cyangwa agashaka ibindi akora. Biba byarangiye gute? Ntabwo aba akigashobora ka kazi ko mu rugo. Yabuzwa n'iki? Nkawe ufite ibibazo urabizi, mu rugo ni ikibazo, umwana akeneye ubuzima, ntabwo ushobora guhatika njye ahantu mu rugo ntuze kwanza mbanze mbona uko njyana nabeho nanabone niyo myenda, hanyuma ayo bampembye nyagure umwana isukari, ko niho kiguhangayikishije? Wenda hari nyine narabiteganyaga kubera ko bari bamaze gufungura, hari umuntu ari kunteretera akazi k'i Kigali, wenda bishobotse niho nakigiye. Aho ikambi ntabwo akora kubera iki? Kubera ko benshi baba bakuzi kuri indaya ntabaguha akazi. Ariko ukabonye bagakora. None se ubwo ubundi ucurujeho ntabwo byajya byivanga n'uburaya? Kubera ko ncuruje navuga ati wenda hari niba ncuruje nkaba nungutse, ndarya cya gihumbi nungutse buke nongere ncuruze ntawe ugusuzuguye, ntawe ugutoteje cyangwa ntawe umurwanye, kuko utekereza ati kuba mfite amafaranga yo kurya se ntabwo najya gukora ibyo mfite amafaranga yo kurya. Ubundi ubikora bitewe n'uko uvuga ati nshaka kwishyura cyangwa nshaka umwenda, nshaka kohereza umwana isukari. Hari ahantu muba haba ni mu ndayi, inda zihaba gusa. Hanyuma se nk'iyo umukiriya aje araguhamagara, nabo mamuze cyangwa mujya gutega? Hari igihe utega cyangwa afite telefone akajya uguhamagara akagusangaho. Iyo aje se ubwo ntabwo wenda uvuga uti abantu ntibabibona birenda bite? Kubera ko baba babizi babifata nyine nk'ibisanzwe. Ibyo bintu kubikora uri umwana ungana utya bisaba ko hari n'izindi mbaraga. Ntabwo ushobora kubwira nk'umukiriya ndananiwe, wumva utabishakaga ukamubona utabishakaga. Kubera ko bikora utabishaka, ariko kubera ko ufite icyo uri gushaka urihangana ukabikora. Ubwo se ntibituma munanywa n'ibiyobyabwenge cyangwa n'inzoga? Inzoga ziturazina. Ni uko uzikunda cyangwa kugira ngo wiciye mu mutwe utaza kubabara? Ni ukugira wenda hari nyine kuko ubikoze utanyweye ku nzoga agahinda kakwica. Hari ushobora kuza yasinze kandi wabikora utanyweye ku nzoga nawe. Izo nzoga ubu ziva he? Ubanza ukaziguraho cyangwa umukire niwe uzizana? Hari umuntu ushobora kuguhamagara ukamusanga mu kabari mukanywa inzoga nyine. Mukajya mwataha nyuma. Hari n'abajya gucyura. Noneho abantu bamaze kumva ubuhamya, bakunzi ba Netolax TV, ni inkuru ibabaje iteye agahinda ariko ibaho, kandi birumvika ko atari nawe wenyine ibaho ku isi, ko niba bishoboka hari n'abandi bibaho. Ariko no tugiye kuva mu buhamya tujye ku hazaza hawe cyangwa se habana nkawe. Ujya utekereza ko ibi bintu uzabihagarika ryari cyangwa yenze gute? Wenda hari mbonye amafaranga nyine nabireka. Utabonye wakomeza. Ntabwo se ukumbura nk'umwana wawe nka gutya yamutaye mu rugo? Niyo mukumbuye njya kumusura. Mu rugo iyo babonye umwana wabo atashye akora uburaya kandi babizi gukora uburaya bavuga bate? Ntacyo babivuga nyine barabyihorera. Ntabwo ugitegeza kujya kureba ubuyobozi ku kigo nderabuzima, kuri One Stop Center, ku muganga cyangwa undi muntu wisandura mu ibibazo ahuye nabyo? Ntabyo nageze mvuga. Wari ufite amakuru se ko abantu bashobora kurenganura cyangwa nuko nta makuru wari ufite? Ibyo byarashobokaga ariko sinabyitagaho bitewe n'ibibazo nari mfite n'ubuzima nibereyemo. Kandi mu bibazo ariho umuntu aba agomba gushaka ahantu amufasha kugira ngo nk'uko wabivuze ushaka kugumya kubyihererana ukaziyahura ukarushaho kwangirika ikagenda gutyo.
ibyo sinageze mbitekereza kubera ko nabwo narabura ati ninguma mu rugo nkabura isabune cyangwa nkabura amavuta yo gusiga umwana cyangwa nkabura n'isukari nk'uko washoboye kweza ibishyimbo najya kubigurisha ugasanga wenda hari turatukanye cyangwa umwe yishe undi mpitamo kubireka nyine nigarukira i Kamembe. Hanyuma uti nabonye ngiye gukomeza uburaya niteza agashinge k'imyaka n'itanu. Ku bijyanye no kwirinda virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mpuzabitsina byo ubigenza uti? Dukoresha puridanse. Ubuse umuntu wanyweye ko umaze kutubwira ko yagiye mwanyweye urabikontora neza ku buryo buri wese uje uzi neza ko ayambaye? Unywa inzoga ariko ntabwo unywa ngo urenze urugero ku buryo wakwibagirwa gukoresha puridanse. Ntawe uraza se ngo yange kwikoresha? Ntabwo bishoboka kandi iyo bibayeho uramureka akigendera. Ntiyagushyiramo imbaraga se ngo bikorere aho kubera imbaraga genda avuga ati nakuguriye twiranywe none ndanaguciye tuvuge nk'uwakujyanye we yafunze. Ujyanye we yafunze ibyo nabyo bishobora gushoboka ukavuga ati aho kugira umuntu akwicare mu nzu urapfa kubikora nta kundi. Gusa ujya wisuzumisha basi nka nyuma y'igihe runaka ngo urebe ko uri muzima? Amezi 3 yashize njya kwisuzumisha. Kuki utatinya sida basi ko yakwangiza kurusha ibi bibazo urimo ngo ubireke? N'ubundi puridanse ashobora kuyica utabimenya n'undi akaba yakwanduza. Ashobora kuyica ku bushake se? Ashobora kuyica ku bushake n'undi akaba yakwanduza. Cyakayikuramo utabizi. Nese kuki bitagutera ubwoba ubihagarike burundu? Si nko kwiyahura kuvuga uti umuntu ashobora gukuramo puridanse yanyoye washobora kubikorera aho ishobora no gucika ko nayo si icyuma igicika. Nakandura sida, imitezi, imburugu n'izindi ndwara zandurira mpuzabitsina. Ntiwumva ko ari nk'ubwiyahuzi gukora ibyo bintu? Byihanganira nyine nta kundi byaba bigomba kugira. Hanyuma uriyakiriye uvuga ati sinzatwara inda sida n'izindi ndwara zo n'izizo nziyakira. Wajyaga usenga kera? Wajyaga nsenga nkanerekwa. Warerekwaga? Wasengaga muri he torero? Mu Bapolo. Wigeze werekwa na rimwe? Najyaga nerekwa. Wajyaga werekwa ibintu by'abandi waruzuzwaga bimwe byo kujya mu mwuga ati genda gute? Wenda hari ukuntu umuntu ashoboraga kuba yakugirira nabi cyangwa wenda hari kundana n'umuntu ari kukuyoberanyaho nkahita mbibona. Nk'uku nguku umuntu ashobora kuba ashaka kukugirira nabi, ashaka kuguha uburozi cyangwa ashaka kukuroha wowe utabizi, wowe ubona ko ari inshuti yawe ariko wehe byatabibara nyine sinarabibonaga. Yari impano wari ufite ugisenga? Ubwo yajya ujya no mu byumba? Najyaga mu byumba kuwa gatanu nijoro nka saa moya no kuwa gatandatu nkajyayo nimugoroba no ku cyumweru nkajya gusenga. Nta bintu byandi bantu se werekwaga byo ngo babwira n'abandi bantu uti ugiye kubona akazi bagiye kuroga ugiye kuzakora ubukwe ibintu nk'ibyo? Ibyo ntabyo nabonaga. Werekwaga ibyawe gusa? Kuki uteretswe ko ugiye guterwa inda? Wari nuko wavuye ku Mana utagisenga? Kubera ko nari maze kuhavamba inda nyine byararangiye nta kundi. Utagisenga kuva wasama nturerekwa na rimwe? Birumvikana ko wari uzi Imana, ntawe uvuga ati Imana arandetse reka noneho nsubire imbere yayo nsenge nihane nyure mu bibazo, ko urabizi ko inzira y'umusaraba cyangwa se abakristo bagendaho cyane, nzababara nzanyura ahantu haba ariko Imana izagera insubize nk'uko yabigenje no ku bandi bakozi babo nkabayo bagiye bahura n'ibibazo. Kuki utabitekereza ngo usubire kwihana? N'ibyo ndabitekereza kubera ko nanjye ubuzima mba mbayemo ntabwo mba mbyishimiye. Ujya wumva uzasubira kwihana uyu munsi umwe? Iyo ntekereje ukuntu nasengaga wenda nkabona hakijya mu rusengero rw'Imana nayo imbone biri kumbabaza. Ni kubabaza. Hanyuma ni Netolix turi kumwe, hari abantu bari kukureba bazabona inkuru yawe bifuza nko kugufasha, bavuga ati umwana akwiye ubutabazi ko arahohotewe, akwiye ubushobozi bw'amafaranga akora akazi ave mu buraya, akwiye umwana akwiye kwitabwa ko umwana w'umwaka so gusigwa ahantu mu cyaro nkaho batamwishimiye, ukwiye gusengerwa ko abanyasengesho bashobora gusengera bikagabanuka. Umuntu washaka gufasha mu buryo nubwo ntavuze ubu ngubu
yagufasha ababyemera ko abantu bakwegera kuganira kugira inama amfashije nabyemera. ubufasha ukeneye bw'ibanze ni nk'ubuhe bwose burundu nta kibazo? Ubufasha naba nkeneye ni ubwo kumuha amafaranga wenda ari ngacuruza umwana wanjye akabaho neza nanjye nkaba mu buzima bwiza. ntabwo se wumva ko abantu bagufasha no mu mategeko barenganurwa abaguhohotera bakabihanirwa niba bahari cyangwa ntabuze? Nubwo ibyo birashoboka. Ababyeyi bawe se bo kumva bakunanije bakwirukanya gutoteza agatuma ukomeza kubinda yakomeza komongana, bo ntabwo wumva ko ubuyobozi bwabegera bukabaganiriza bakamenya ko umwana wabyaye nawe bakiri umwana wawe? kubera ko no mu rugo duturanye cyangwa kakubyara mama arambwira turiya mwana muba muri kumuhohotera tukabibona, muba muri kumutesha agaciro. Niba ari we ubyaye ntabwo ari we ubyaye, ku isi yose bose barabyaye nta mubyeyi ugise kundi, kuko n'ubundi nimugumya mumuhohotera gutya mumutesha agaciro n'undi azabacika ababyeyi. Hari igihe umwana agirwa ikirani n'ubuzima abayemo cyangwa nuko ababyeyi bamufashe. Hanyuma ubutumwa, hari abana benshi mukorana, hari abana benshi mukora akazi ko mu rugo bahuye n'ibyaha nk'ibyawe, hari abana biga bakora n'akandi kazi nabo kaba keza ariko bahura n'ibishwa nk'ibyahuye nabyo ugikora mu kazi ko mu rugo. Ni iyihe nama wagira bijyanye n'ubuhamya duhaye cyangwa se n'ibyo wanyuzemo? Kubera ko wenda hari nabaye mu buzima bubi cyangwa n'ibyo ndimo ntabyishimiye, ntabwo umuntu nkunda yabikora. Inama namugira nuko atabikora. Abaye atarabikora icyo namugira inama nuko Imana yamwifashiriza ntabikora. Hanyuma wima umuntu yakubona ate? Nimero ya telefone aza guhamagara ngo agufashe, ariko iyi nimero tugiye gutanga niyo abantu bagufasha kuganiriza, kugira inama, kugusengera no kuguha kubwo ubushobozi bamutse buhari. Nimero yawe tubwira? 0781194660. 0781194660. Iyo ni nimero ya Uwimana. Hanyuma reka tugushimire cyane kandi ukomeze kwihangana.